buryo Imana izabireba ikabyishimira iteka ryose.
murakoze cyane. Sondonere mugende mwicare ko mwari mwicaye kare. Gushimira Imana kuri uyu munsi mwiza.
Yakoze ibyo yakoze, haleluya, nibyo nishimira birambuye, haleluya, ikiganza cyawe uhaza cyaremye ibyo yakoze, ibyo yakoze, nibyo nishimiye ikiganza cyawe ikiganza cyawe ikiganza cyawe Murungi wanjye mwiza, haleluya, yakoze ibikomeye, ashime Murungi wanjye Injare
bukwiye ugashingane Jewe Makopa Rugabikwa kwambitse uru rupeta rw'ikimenyetso ko ngukunda imbere y'Imana n'imbere y'abantu, ko nzagukunda, ko nzakubahisha umuryango, ko nzakuba hafi mu bibi no mu byiza, Imana izabimfashemo. wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare, wagendanye natwe amaboko amashi mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu uzikomereza ku rutare. amashi menshi
twongere dukomere Imana amashyi. Abagunga ntabwo babonye umukazana gusa babonye n'umuririmbyi. Mukomere Imana amashyi menshi. Aha, twumve Shadrake. nk'umwana w'Imana njyewe Hasani Shadrake mwambitse ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda, nzakubaha ku buryo Imana izabireba ikabyishimira iteka ryose. Jewe Manariyo Domina nkwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, nzagukunda ubuzima bwanjye bwose, nzakubera inyangamugayo, nzakubera byose wifuza mu buzima bwawe bwose. Atampenda mpaka Mungu afurahi, mpaka Mungu ashangae. Reka dukomere Imana amashyi. Kabisa ngo Imana igomba kuzajya ibireba ikavuga ndi kabisa nabera ngo uru rukundo mbonye. Aya magambo ni meza cyane, mwanyemera tukayakomera amashyi hombi imbere y'Imana, imbere y'itorero ryayo, imbere y'imiryango, inshuti n'abavandimwe. Ndemeza yuko Rugabirwa Makopa Aimable ari umugabo wa Nampundu Gentil, kandi ab'Imana yahuje ntiyagire ikizabatandukanye. Imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'abakozi bayo, imbere y'itorero, inshuti n'imiryango, ndemeza yuko Shadrake ari umugabo wa Domina, kandi ab'Imana yahuje ntiyagire ikizabatandukanye.